nyuma yuko Imana irimbuye isi ikoresheje umwuzure mu gihe cya Nowa, abantu bongeye gukwira isi. Abahungu ba Nowa aribo Shemu, Hamu na Yafeti nibo bakomotseho amahanga yose yo ku isi. Mu gihe imyaka yagendaga ishira, abantu batangiye kwibagirwa Imana. Bubatse umunara wa Babeli bagamije kwigeza mu ijuru no kwesha icyubahiro. Imana yabonye ubwibone bwabo maze ibavangira indimi. Aho niho abantu batandukiye bakwira isi yose. Ariko nubwo abantu bari barayobye, Imana yari ifite umugambi ukomeye wo gukiza inyoko muntu. Yashakaga guhamagara umuntu umwe ikamugira intangiriro y'ubwoko buzavamo umugisha ku mahanga yose. Mu gihugu cya Uri b'Abakaludaya habagamo umugabo witwaga Tera. Yari afite abahungu batatu aribo Aburamu, Nahori na Harani. Aburamu niwe nyuma waje kwitwa Aburahamu. Yashakanye na Sarayi, nyuma yaje kwitwa Sara. Nubwo Aburamu yari umuntu usanzwe mu maso y'abantu, Imana yaramubonye mbere hose. Yari igiye kumugira se w'amahanga menshi. Icyo gihe Aburamu yari atuye mu gihugu cyari cyuzuyemo gusenga ibigirwamana. Abantu basengaga izuba, ukwezi n'ibindi bintu baremye. Ariko Imana y'ukuri yashatse kuvugana na Aburamu. Umunsi umwe Imana yabwiye Aburamu iti, va mu gihugu cyawe, va mu muryango wawe, va mu nzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Aya magambo yarakomeye cyane. Imana ntiyamubwiye aho ajya, ntiyamweretse ikarita, ntiyamusobanuye urugendo rwose, yamusabye kwizera gusa. Aburamu yari afite imyaka 75. Ku bantu benshi iyo myaka iba ari yo kuruhuka, ariko kuri we yari intangiriro y'urugendo rushya. Yizeraga Imana kurusha uko yizeraga ibyo amaso yabonaga. Nuko afata umugore we Sarayi, umwishywa we Loti, amatungo ye n'abagaragu be, batangira urugendo. Icyatumye Aburahamu aba umuntu ukomeye ntabwo ari ubutunzi bwe cyangwa imbaraga ze, ni ukwizera kwe. Yumviye Imana atazi aho agiye. Uyu munsi abantu benshi bashaka kubanza kubona ibisobanuro byose mbere yo kwizera Imana, ariko Aburahamu yizeye mbere yo kubona ibisubizo. Niyo mpamvu yiswe se w'abizera. Nyuma y'urugendo rurerure, Aburahamu yageze mu gihugu cya Kanani. Icyo gihugu cyari gituwemo n'Abanyakanani. Imana iramubonekera iramubwira iti, uru rubyaro rwawe nirwo nzaha iki gihugu. Tekereza ibyo. Aburahamu nta mwana yari afite, nta mugore. Umugore we Sara yari ingumba. Ariko Imana yari kuvuga iby'ibisekuruza by'ibizaza. Aburahamu ntiyabajije uko bizagenda. Yubatse igicaniro cyo kuramya Imana. Hashize igihe gito, inzara ikomeye yibasira igihugu cya Kanani. Aburahamu ajya muri Egiputa gushaka aho yabona ibimutunga. Aha niho tubona ko n'abantu bakomeye mu kwizera bagira intege nke. Yatinye ko Abanyegiputa bazamwica kubera ubwiza bwa Sara, nuko amusaba kuvuga ko ari mushiki we. Ibyo byateye ibibazo byinshi, ariko Imana ikomeza kurinda Aburahamu no kurinda umugambi wayo. Nubwo abantu bakora amakosa, Imana ishobora gukomeza umugambi wabo. Aburahamu amaze kuva muri Egiputa yasubiye i Kanani afite ubutunzi bwinshi. Yari afite intama nyinshi, inka nyinshi n'abagaragu benshi. Ariko ubutunzi bwe bwateye ikibazo hagati y'abashumba be n'Abaroti. Amatungo yari menshi ku buryo igihugu kitashoboraga kubatunga hamwe. Aburahamu yahisemo amahoro aho guhitamo intambara. Yabwiye Loti ati, nta makimbirane akwiriye kuba hagati yanjye nawe. Yahaye Loti uburenganzira bwo kwihitiramo igihugu ashaka. Loti ahitamo ikibaya cy'uruzi rwa Yorodani. Cyari cyiza cyane, cyasaga nk'ubusitani bw'Imana. Ariko hafi aho hari Sodomu na Gomora, imijyi yari yuzuye ibyaha. Aburahamu asigara mu gice cy'abantu benshi batifuzaga. Ariko Imana ireba ibirenze amaso y'abantu. Loti amaze kugenda, Imana ibwira Aburahamu ati, arambura amaso yawe urebe impande zose. Iki gihugu cyose urimo kureba nzakiguha n'urubyaro rwawe rwose iteka. Imana yongeye kumwibutsa isezerano.
yamubwiye ko urubyaro rwe ruzangana n'umukungugu wo ku isi. nta muntu washoboraga kubara umukungugu. ibyo byasobanura ko Imana yari igiye gukora ibitangaza. nyuma y'igihe habaye intambara hagati y'abami benshi. Loti yafashwe nk'imbohe. Aburahamu yumvishe ayo makuru, nubwo bari baratandukanye ntiyamutereranye. yakusanyije abasore be 318 batojwe intambara bajya gutabara Loti. Imana ibafasha gutsinda. Loti arokorwa hamwe n'ibyo yaratunze byose. Aburahamu agaruka avuye ku rugamba, ahuye n'umwami w'i Salemu witwaga Melikisedeki. uyu yari umutambyi w'Imana isumba byose. azana umugati na divayi, asabira umugisha Aburahamu. Aburahamu amuha 1/10 cy'ibyo yari yatsindiye. aha niho bwa mbere Bibiliya ivuga gutanga 1/10. nyuma y'ibi byose Imana yongera kuvugana na Aburahamu. Imana imusora hanze nijoro, iravuga iti, areba inyenyeri niba ushobora kuzibara, urubyaro rwawe niko ruzangana. Aburahamu arabyizera. Bibiliya ivuga ko Imana yamubazeho gukiranuka kubera kwizera kwe. isezerano ryari ryatanzwe, ariko imyaka yarahitaga ari myinshi cyane. nta mwana yarigeze abona muri icyo gihe cyose. Sara atangira kwiheba. Aburahamu atangira kwibaza uko Imana izasohoza ibyo yasezeranye, ariko Imana ntiyigeze yibagirwa igihe cyayo cyari kitaragera. iri ni isomo rikomeye kuri twe. hari igihe Imana itanga isezerano ariko igasaba no gutegereza. imyaka myinshi yarashize. Aburahamu yari amaze gusaza cyane, Sara nawe ageze ku izabukuru. nyamara isezerano ry'Imana ryo kubaha umwana ntiryari ryasohora. kenshi Imana idahise ikora ibyo yasezeranye, abantu batangira gushidikanya. ni nako byagenze kuri Sara. yararebaga imyaka ye, akareba umubiri we ushaje, akabona nta cyizere cyo kubyara gisigaye. ariko Imana ntiyayirebaga imyaka yabo, yarebaga umugambi wayo. kubera impatwe yo kubona isezerano risohora vuba, Sara yahaye Aburahamu umuja we witwaga Hagari kugira ngo abe ari we umubyarira. muri uwo muco byari bisanzwe. Hagari aratwita maze abyara umuhungu witwa Ishimayeli. ariko nubwo Ishimayeli yari umuhungu wa Aburahamu, ntabwo yari wa mwana Imana yari yarasezeranye. aha niho twiga ko hari igihe abantu bagerageza gufasha Imana gusohoza umugambi wayo, nyamara Imana iba ifite igihe n'inzira yayo. ibyo byateje amakimbirane mu rugo rwa Aburahamu. Sara atangira kugirana ibibazo na Hagari. Hagari aratoroka, ariko marayika w'Imana aramubonekera, amubwira gusubira iwabo kandi amusezeranya ko Ishimayeli nawe azaba se w'ubwoko bukomeye. Aburahamu amaze imyaka 99, Imana yongeye kumubonekera, iramubwira iti, ntuzongera kwitwa Aburahamu, izina ryawe rizaba Aburahamu. Aburahamu risobanura se ushyizwe hejuru. Aburahamu risobanura se w'amahanga yose. nubwo nta mwana yari afite w'isezerano, Imana yamwitaga nkaho isezerano ryamaze gusohora. Imana ivuga ibintu bitarabaho nkaho byamaze kubaho. Imana yahinduye n'izina rya Sarayi, bamwise Sara. yamusezeranije ko azabyara umuhungu. Aburahamu yumvise ayo magambo araseka. ntabwo yasekaga kubera gutizera gusa, ahubwo kubera ko byasaga n'ibidashoboka. yatekerezaga ati, umuntu w'imyaka 100 ashobora kubyara ate? ariko Imana yasubije Aburahamu iti, hari kinanira Uwiteka. muri icyo gihe Imana yahaye Aburahamu ikimenyetso cy'isezerano. yategetse ko abagabo bose bo mu rugo rwe bakebwa. gukebwa kwabaye ikimenyetso kigaragaza ko umuntu ari umwe mu bantu b'isezerano ry'Imana. kuva uwo munsi gukebwa kwabaye umuco ukomeye mu bwoko bwa Isiraheli. umunsi umwe Aburahamu yari yicaye imbere y'ihema rye
abona abagabo batatu baza, yihutira kubakira no kubategurira ibyo kurya. Mu gihe bari kumwe, umwe muri bo yavuze amagambo atangaje: mu mwaka utaha Sara azaba afite umwana. Sara yari imbere mu ihema, yumvisha amagambo araseka, yibwiraga ati ngeze mu zabukuru, nabona nte ibyishimo byo kubyara? Ariko Imana yabajije Sara ati kuki useka? Hari ikinanira Uwiteka? Nyuma y'ibyo Imana yahishuriye Aburahamu umugambi wayo wo kurimbura Sodomu na Gomora. Iyi migi yari yuzuye ibyaha byinshi. Aburahamu atangira gusabira abo muri uwo mugi. Yabajije Imana niba yarimbura abakiranutsi bamwe n'abanyabyaha. Yakomeje kuyinginga kugeza ageze ku bantu 10, ariko nta n'abantu 10 b'abakiranutsi bari muri uwo mugi. Abamarika bageze i Sodomu nijoro, Loti arabakira. Abaturage b'uwo mugi bagaragaje ububi bukomeye, nibwo Imana yahise itegeka Loti n'umuryango we guhunga. Mu gitondo umuriro n'amazuku byaguye kuri Sodomu na Gomora, imigi irarimbuka. Ariko Imana ikiza Loti kubera gusabirwa na Aburahamu. Umugore wa Loti yasubije amaso inyuma kandi ahinduka inkingi y'umunyu. Ni isomo rikomeye ryo kudahanga amaso iby'inyuma Imana iba yadukuyemo. Nk'uko Imana yari yarabivuze, igihe cyarageze Sara aratwita. Aburahamu yari afite imyaka 100, Sara yari afite imyaka 90. Bibaruka umuhungu bamwita Isaka. Isaka risobanura guseka. Aya mazina yibutsaga uburyo Sara yasekeye isezerano ry'Imana mbere yo kuribona, ariko noneho yarasekejwe n'ibyishimo. Abantu bose bumvaga inkuru y'ivuka rya Isaka bagatangara, byari bitangaza. Isaka maze gukura gato, Sara yabonye Ishimayeli amuseka. Sara asaba Aburahamu kwirukana Hagari n'umuhungu we. Aburahamu arababara cyane, ariko Imana imubwira kumvira Sara kuko urubyaro rw'isezerano ruzakomoka kuri Isaka. Nubwo bimeze bityo, Imana ntiyaretse Ishimayeli. Yamurindiye mu butayu, yamugize se ubwoko bukomeye. Nyuma y'igihe Imana yashatse kugerageza ukwizera kwa Aburahamu. Yaramubwiye iti jyana umuhungu wawe w'ikinege ukunda Isaka umuntambire. Aya yari amagambo atoroshye. Isaka yari umwana w'isezerano, ni wari ufite ejo hazaza h'ubwoko bwose bw'Abisirayeli. Ariko Aburahamu ntiyajyaga impaka n'Imana. Mu gitondo cya kare afata Isaka berekeza ku musozi wa Moriya. Bamaze iminsi 3 mu rugendo. Isaka yaratwaye inkwi, Aburahamu atwaye umuriro n'icyuma. Mu nzira Isaka abaza se ati data, igitambo kirihe? Aburahamu asubiza umwana ati Imana irakishakira. Aya magambo yari amagambo yuzuye ukwizera. Bageze aho Imana yababwiye, Aburahamu yubaka igicaniro, aboha Isaka yiteguye kumutamba. Muri uwo mwanya marayika w'Imana aramuhamagara ati ntugakore nabi uwo mwana. Imana yari ibonye ko Aburahamu ayubaha cyane. Aburahamu yubuye amaso abona intama yafashwe mu gihuru, ayitamba mu mwanya wa Isaka. Aho niho tubona ishusho ya Yesu Kristo wari kuzaza agatambwa mu mwanya w'abanyabyaha. Nyuma y'icyo gikorwa, Imana yongeye guha umugisha Aburahamu. Yamusezeranyije ko urubyaro rwe ruzangana n'inyenyeri zo mu ijuru n'umusenyi wo ku nyanja. Yamubwiye ko amahanga yose yo ku isi azaherwa umugisha mu rubyaro rwe. Uwo mugisha waje gusohora binyuze muri Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Aburahamu. Sara amaze imyaka 127 arapfa. Aburahamu aramurira cyane, agura ubuvumo bwa Makipela kugira ngo abariho amushyingura. Nibwo bwa mbere Aburahamu yagize ubutaka bwe bwite muri Kanani. Byari ikimenyetso ko Imana yari itangiye gusohoza isezerano ryayo ku gihugu. Nyuma y'urupfu rwa Sara, Isaka yakomeje kubana na se Aburahamu. Yari yarabonye uburyo se yizeraga Imana kandi yarazi amasezerano Imana yahaye urubyaro rwabo. Aburahamu yaramaze gusaza cyane. Ikintu cyamuhangayikishaga cyane nuko Isaka atari yarashatse umugore.
yifuzaga ko umwana we atazarongora umugore wo mu banyakanani kuko basengaga ibigirwamana. Nibwo yahamagaye umugaragu we mukuru wari ushinzwe umutungo we wose. Aburahamu yabwiye umugaragu we ati, ntuzashakire umwana wanjye umugore mu banyakananikazi, ahubwo uzajye mu gihugu cyanjye no mu muryango wanjye umushakire umugore. Umugaragu yemera uwo murimo ukomeye, afata ingamiya 10 n'impano nyinshi, maze afata urugendo rurerure ajya mu gihugu cya Mesopotamiya aho abavandimwe ba Aburahamu bari batuye. Amaze kugera hafi y'iriba ry'amazi nimugoroba asenga Imana. Yarasenze ati, Mana ya databuja Aburahamu, uyu munsi umpindukirire. Umukobwa uzaza kuvoma nkamusaba amazi akambwira ati, nywa kandi n'ingamiya zawe ndazivomera, aba ari we watoreye Isaka. Iryo sengesho ritararangira, umukobwa mwiza cyane witwaga Rebeka araza. Yahise akora neza nk'uko umugaragu yarabisabye mu isengesho. Yahaye amazi umugaragu ndetse avomera n'ingamiya ze zose. Umugaragu amenya ko Imana yamubonye. Nyuma yo kuganira n'umuryango wa Rebeka, bose bemera ko Imana yariyo yateguye ibyo byose. Rebeka yemera kuva iwabo ajyana n'umugaragu. Urugendo rwari rurerure kandi yari afite kwizera. Ageze Kanani, Isaka yari ari gutembera mu murima nimugoroba. Akireba abona ingamiya zije. Rebeka nawe amubonera kure. Ubwo bahuye, Isaka amwakira nk'umugore we. Bibiliya ivuga ko yamukunze cyane. Nyuma y'urupfu rwa nyina Sara, Rebeka yamubereye ihumure rikomeye. Aburahamu amaze imyaka 175 arapfa. Yashyinguwe n'abahungu be bombi, Isaka na Ishimayeli. Ubuzima bwe bwari urugendo rwo kwizera gusa. Yavuye iwabo atazi aho ajya, ariko Imana yamugize se w'amahanga menshi nk'uko yari yarabisezeranye. Nyuma y'urupfu rwe, umugambi w'Imana wakomeje binyuze kuri Isaka. Hashize imyaka myinshi, Isaka na Rebeka babana ariko nta mwana barabona. Isaka arasenga Imana, asabira umugore we. Imana yumva isengesho rye. Rebeka aratwita, ariko yari atwite abana 2. Mu gihe yari atwite, abana bo mu nda ye bararwanaga cyane. Rebeka abaza Imana impamvu ibyo bintu biri kuba. Imana iramusubiza iti, mu nda yawe harimo amahanga 2, umukuru azakorera umuto. Ayo magambo yaradasanzwe kuko mu muco w'icyo gihe umukuru niwe wahabwaga imigisha myinshi, ariko Imana yari ifite umugambi wayo. Igihe cyo kubyara kigeze, umwana wa mbere yavutse atukura kandi afite ubwoya bwinshi, bamwita Esawu. Nyuma yahavuka undi mwana afashe agatsitsino ka mukuru we, bamwita Yakobo. Abo bana bombi bakura bafite imico itandukanye cyane. Esawu yakundaga guhiga no kuba hanze. Yari umuntu w'umunyembaraga. Isaka yamukundaga cyane kuko yakundaga kumuzanira inyama z'inyamaswa yahigaga. Yakobo yari umuntu utuje, yakundaga kuguma mu rugo. Rebeka niwe wamukundaga cyane. Aha niho hatangiye ibibazo bikomeye mu muryango. Ababyeyi bagize abana babo barutisha abandi. Umunsi umwe Esawu yavuye guhiga ananiwe cyane, asanga Yakobo ari guteka ibishyimbo bitukura. Esawu aramubwira ati, mpa kuri ibyo biryo ndashonje cyane. Yakobo aramusubiza ati, banza ugurishe uburenganzira bwawe bw'umwana w'imfura. Esawu ntiyahaye agaciro uwo mugisha. Yatekereje ku nzara y'uwo munsi gusa, nuko yemera kugurisha uburenganzira bwe ku isahani y'ibiryo. Icyo cyemezo cyamugizeho ingaruka zikomeye mu buzima bwe. Hashize igihe habaho inzara muri Kanani. Isaka yatekereje kujya muri Egiputa nk'uko se Aburahamu yari yarabigenje, ariko Imana iramubwira iti, ntujye muri Egiputa, guma muri iki gihugu. Isaka yumvira Imana. Nibwo Imana yongeye kumwibutsa amasezerano yahaye Aburahamu.
Isaka yabibye muri icyo gihugu, nubwo hari inzara Imana yamuhaye umugisha, yasaruye inshuro 100 z'ibyo yabibye. Yagize ubutunzi bwinshi cyane. Abafilisitiya batangira kumugirira ishyari, bafunga amariba yaracukuwe na se Aburahamu, ariko Isaka ntiyarwanaga, yakomezaga gucukura andi mariba. Imana ikomeza kumuhesha umugisha. Isaka yamaze gusaza cyane kandi amaso ye atakibona. Yahamagaye Esawu aramubwira ati, jya guhiga unzanire inyama zo kurya mbere yo gupfa kugira ngo nguhe umugisha. Ariko Rebeka yumvishe icyo kiganiro, yarazi isezerano Imana yari yaratanze mbere yuko abana bavuka. Rebeka ategura umugambi, yambika Yakobo imyenda ya Esawu, amupfuka amaboko uruhu rw'intama kugira ngo ase neza na Esawu wari ufite ubwoya bwinshi. Yakobo ajya imbere ya se. Isaka aramubaza ati, urinde mwana wanjye? Yakobo aramusubiza ati, ndi Esawu imfura yawe. Nubwo Isaka yagize amakenga, amaherezo yaramwemeye, amuha umugisha wari ugenewe imfura ye Esawu. Hashize umwanya muto gusa Esawu aragaruka azaniye se inyama. Isaka amenya ko yashutswe, atangira guhinda umushyitsi. Esawu ararira cyane, asaba umugisha, ariko umugisha mukuru wari wamaze gutangwa. Esawu ararakara cyane, yiyemeza kuzica Yakobo. Rebeka amenya umugambi wa Esawu, abwira Yakobo guhungira kwa nyirarume Labani muri Harani. Yakobo ava iwabo, nta mutungo afite, nta ngabo afite, nta bakozi afite gusa isezerano ry'Imana. Ariko urwo rugendo rwari rugiye guhindura amateka y'ubwoko bwa Isiraheli. Mu nzira Yakobo ageze ahantu hamwe nijoro, aryama akoresheje ibuye nk'umusego, ararota, abona urwego ruhuza isi n'ijuru, abamarayika bazamuka bakanamanuka kuri rwo. Hejuru yago hari Imana iramubwira iti, ndi Imana ya Aburahamu na Isaka. Iki gihugu uragihawe wowe n'urubyaro rwawe. Yakobo akangutse aratinya cyane, aravuga ati, mu by'ukuri Imana iraha. Yitaho hantu Beteli, bisobanura inzu y'Imana. Yakobo yaramaze imyaka hafi 20 kwa Labani. Muri icyo gihe Imana yaramuhaye umugisha cyane. Yari afite amashyo menshi n'intama, ihene, ingamiya, inka n'abagaragu benshi. Ariko uko ubutunzi bwe bwagendaga bwiyongera, niko abahungu ba Labani bagendaga bamugirira ishyari. Batangiye kuvuga bati, Yakobo atwaye ubutunzi bwa data. Yakobo nawe yabonaga ko Labani atakimufata nk'uko yamufataga mbere. Nibwo Imana yamubwiye iti, subira mu gihugu cya sokuruza bawe no mu muryango wawe, nanjye nzabana nawe. Yakobo amenya ko igihe cyo gusubira i Kanani kigeze. Yakobo yahamagaye abagore be Rasheli na Leya mu rwuri, ababwira iby'Imana yamubwiye. Bombi bemera ko bagomba kugenda. Nuko Yakobo afata umuryango we n'amatungo ye yose, atangira urugendo rw'ibanga. Muri icyo gihe Labani yaragiye kugisha intama ze kure. Rasheli mbere yo kugenda yibye ibigirwamana bya se. Ibyo byaje guteza ibibazo nyuma. Hashize iminsi 3 Labani amenya ko Yakobo yahunze. Arahaguruka aramukurikira ari kumwe n'abavandimwe be. Baragenda iminsi 7 bamaze kumugeraho. Ariko mbere yuko bagera kuri Yakobo, Imana yabonekera Labani mw'ijoro ari mu nzozi. Aramubwira iti, wirinde kugira icyo uvuga kuri Yakobo, cyaba cyiza cyangwa kibi. Labani ageze kuri Yakobo aramushinja guhunga no kwiba ibigirwamana bye. Yakobo ntiyarazi ko Rasheli ari we wabyibye. Yemerera Labani kumusaka, agashaka ahantu hose akareba ibyo amushinza. Labani yarashakishije ariko ntiyabibona. Amaherezo bombi bagirana amasezerano y'amahoro, bubaka ikirundo cy'amabuye nk'ikimenyetso cy'ayo masezerano. Yakobo amaze gutandukana na Labani, yakomeje urugendo rwe yegera Kanani. Ariko yari afite ikibazo gikomeye, yaragiye guhura na Esawu. Hashize imyaka 20 Esawu ashaka kumwica. Yakobo ntiyarazi niba umuvandimwe we yarahindutse cyangwa niba agifite umujinya. Yohereje intumwa mbere kugira ngo zimugezeho ubutumwa, ariko zigarutse zimubwira amagambo yamuteye ubwoba. Zaramubwiye ziti, Esawu araje kugusanganira
nyina kandi ari kumwe n'abagabo 400. Yakobo yaratinye cyane. Ubwo bwoba bwatumye Yakobo yegera Imana. Yarasenze cyane. Imana aravuga ati, Mana ya sokuruza Aburahamu na data Isaka, ni wowe wambwiye gusubira mu gihugu cyanjye. Sinari nkwiriye imbabazi, n'ukuri rwose nkiza mu maboko ya Esawu. Aya ni mu masengesho akomeye cyane ari muri Bibiliya. Yakobo ntiyishingikirije ku mbaraga ze, yishingikirije ku Mana. Yakobo yanateguye impano nyinshi. Yohereje imbere ihene, intama, ingamiya, inka ndetse n'indogobe. Yatekerezaga ko ahari Esawu nabona izo mpano azabasha koroherera Yakobo, ariko nubwo yari yakoze ibyo byose, umutima we wari ugifite ubwoba. Muri iryo joro mbere yo guhura na Esawu habaye ikintu cyahinduye ubuzima bwa Yakobo burundu. Yambukije umuryango we n'ibye byose ku ruzi rwa Yaboki, asigara wenyine. Mu mwijima w'iryo joro haza umuntu atangira gukirana nawe, barwana ijoro ryose. Uyu muntu ntiyari umuntu usanzwe, yari intumwa y'Imana cyangwa uburyo Imana yigaragajemo. Urugamba rwarakomeje kugeza bugiye gucya. Uwo muntu abonye ko Yakobo yanze kumurekura, amukora ku mutsi w'ikibero. Ariko nubwo yarababaye, Yakobo yanze kumurekura. Wa muntu aramubwira ati, Yakobo ndekura, dore bugiye gucya. Yakobo aramusubiza ati, sinakurekura utampaye umugisha, nakumenye. Wa muntu aramusubiza ati, witwa nde? Aramusubiza ati, nitwa Yakobo. Wa muntu aramubwira ati, ntuzongera kwitwa Yakobo ukundi, uhereye none uzitwa Isiraheli, kuko warwanye n'Imana ndetse n'abantu ugatsinda. Iryo zina niryo ryaje kuba izina ry'ubwoko bwose bwakomotse kuri Yakobo. Yakobo yise aho hantu Penueli. Yaravuze ati, nabonye Imana imbona nkubone, nyamara nkiri muzima. Kuva uwo munsi yatangiye kugenda acumbagira kubera umutsi w'ikibero wari warikanze, ariko nubwo yacumbagiraga mu mubiri, yari yabonye imbaraga nshya mu mwuka. Mu gitondo Yakobo yabonye Esawu aza, yegera umuvandimwe we yubamye hasi inshuro 7, ariko ibintu byagenze mu buryo atari yiteze. Esawu ariruka aramuhobera, aramusoma, bombi bararira. Imyaka 20 y'urwango irarangira. Imana yari yakoze ku mutima wa Esawu, aho kuba intambara habaye ubwiyunge. Nyuma y'uko biyunze, Esawu yasubiye iwe. Yakobo nawe akomeza urugendo rwe. Amaherezo ageze i Kanani nk'uko Imana yari yaramusezanije. Yubaka igicaniro kandi ashimira Imana yamurinze muri urwo rugendo rwose. Mu gihe umuryango wa Yakobo wakomezaga urugendo, Rasheli yongeye gutwita. Igihe cyo kubyara kigeze, abyara umuhungu wa kabiri, ariko kubyara byaragoranye cyane. Mbere yo gupfa yise uwo mwana Benoni, bisobanura umwana w'umubabaro wanjye. Ariko Yakobo amwita Benjamin, bisobanura umwana w'iburyo bwanjye. Rasheli arapfa, ashyingurwa hafi ya Betelehemu. Urwo rupfu rwababaje cyane Yakobo. Nyuma y'ibyo Imana yongeye kubonekera Yakobo, iramubwira ati, izina ryawe ni Yakobo, ariko ntuzongera kwitwa Yakobo, uzitwa Isiraheli. Imana yongera kwemeza isezerano yari yarahaye Aburahamu na Isaka. Yamusezeranije igihugu cya Kanani n'urubyaro rwinshi. Hashize imyaka myinshi, Isaka se wa Yakobo arapfa afite imyaka 180. Yakobo na Esawu bongeye guhura kugira ngo bamushyingure. Nubwo bari barigeze kujyana amakimbirane akomeye, ubu bari bamaze kwiyunga. Yakobo yari afite abahungu 12, aribo bakomokaho imiryango 12 ya Isiraheli. Muri bo bahungu bose hari umwe yakundaga cyane witwaga Yosefu. Yosefu yari umuhungu wa Rasheli, umugore Yakobo yakundaga cyane kurusha abandi. Kubera urwo rukundo rwihariye, Yakobo yadodeshereje Yosefu ikanzu nziza y'amabara menshi. Iyo kanzu yabaye ikimenyetso cy'uko se amurutisha abandi. Abavandimwe be babibonye
batangira kumugirira ishyari. Imana yari ifite umugambi ukomeye kuri Yozefu. Umunsi umwe Yozefu yarose inzozi, yabibwiye abavandimwe be bose, arabwira ngo twari mu murima duhambira imiganda, umuganda wanjye urahagarara, imiganda yanyu igwa hasi, uwanjye usigara uhagaze. Abavandimwe be bahise barakara, barabazanya bati urashaka kutubera umwami se? Nyuma y'igihe gito Yozefu yongera kurota izindi nzozi, arota izuba, ukwezi n'inyenyeri 11 bimunamira. Iyi nshuro ndetse na se Yakobo yaratangaye, ariko Yakobo yabitse ayo magambo mu mutima we. Abavandimwe ba Yozefu bo barushaho kumwanga cyane. Umunsi umwe abavandimwe ba Yozefu bari bajyanye amashyo kure. Yakobo ahamagara Yozefu ati jya kureba uko abavandimwe bawe bameze. Yozefu aragenda, arikiri kure. Abavandimwe be babonye ya kanzu y'amabara menshi, ishyari ryabo rihinduka umugambi mubi. Baragambiriye bati dore Karosi araje, nimuze tumwice. Robeni wari mukuru muri bo ntiyashakaga ko Yozefu yicwa, yababwiye kumuta mu rwobo aho kumwica. Yari afite umugambi wo kuzaza nyuma akamukiza. Nuko baramufata, bamwambura ya kanzu nziza, bamujugunya mu rwobo rwari rutarimo amazi. Yozefu yasabaga imbabazi ariko ntibamwumvaga. Bicaye barya, babona abacuruzi b'Abishimayeli berekeza muri Egiputa. Yuda aramubaza ati twakunguka iki tumwishe? Nimucyo tumugurishe. Nuko bamukura mu rwobo, bamugurisha ibiceri 20 by'ifeza. Abacuruzi bamujyana muri Egiputa. Uwo munsi wahinduye amateka y'ubuzima bwa Yozefu. Yaravuye mu rugo rwa se ajya mu gihugu atazi, ariko Imana yari kiri kumwe nawe. Abavandimwe ba Yozefu bafashe ya kanzu ye, bayisiga amaraso y'ihene, bayijyana kwa se Yakobo. Ayibonye ahita amenya ko umuhungu we yariwe n'inyamaswa. Yararize cyane, yanga guhumurizwa na gatoya. Yizeraga ko atazongera kubona Yozefu kundi, ariko ibyo abantu babonaga nk'iherezo, Imana yabonaga nk'intangiriro y'umugambi wayo. Ageze kure muri Egiputa, Yozefu yagurishijwe ku mugabo witwaga Potifari. Potifari yari umwe mu bakomeye mu ngoro ya Farawo. Nubwo Yozefu yari umucakara, Imana yari kumwe nawe. Ibyo yakoraga byose byagiraga umugisha. Potifari abonye ko Imana iri kumwe na Yozefu, amuha inshingano zo kuyobora urugo rwe rwose. Mu gihe gito Yozefu aba umuntu uwizerwa cyane. Yozefu yari umusore mwiza kandi ufite ubwenge. Umugore wa Potifari atangira kumwifuza. Yamubwiraga buri munsi ko ngo baryamane, ariko Yozefu aramwangira. Yozefu yaramubwiraga ati nakora n'icyaha gikomeye gutyo ku Mana ndetse no kuri databuja. Umunsi umwe umugore ashaka kumufata ku ngufu. Yozefu arahunga, amusigira umwambaro yari yambaye. Umugore wa Potifari abonye ko Yozefu yanze icyifuzo cye, ararakara, afata uwo mwenda atangira kubeshyira Yozefu, abwira abantu ko yashatse kumufata ku ngufu. Potifari yumvise ayo magambo ararakara cyane. Yozefu ajugunywa muri gereza. Abantu benshi bari gutekereza ko ubuzima bwa Yozefu burangiye. Yozefu yaragurishijwe. Yozefu yashinjwe ibinyoma ndetse arangije anafungirwa ubusa. Ariko Bibiliya ivuga amagambo akomeye. Iravuga ngo Uwiteka yari kumwe na Yozefu. No muri gereza Imana ntiyamuretse. Umuyobozi wa gereza amugirira icyizere. Mu gihe gito Yozefu abashinzwe abandi bafungwa. Umunsi umwe hafungwa abantu babiri b'ingenzi ba Farawo. Bari umutware w'abatangaga divayi n'umutware w'abatetsi. Bombi barota inzozi zitangaje mu ijoro rimwe. Mu gitondo Yozefu abona bafite agahinda, ababaza ikibazo gikomeye ati mbese ibisobanuro by'inzozi si iby'Imana? Umutware w'abahereza ba divayi amubwira inzozi ze. Yozefu aramusobanura ati mu minsi 3 uzasubira mu kazi kawe. Bityo
biba uko yabimubwiye. Undi mutware nawe amusobanurira inzozi, ariko kuri we ubutumwa ntibwari bwiza. Yamubwiye ko azicwa nyuma y'iminsi 3, nabyo byasohoye uko yabivuze. Mbere y'uko umutware w'abatanga divayi ava muri gereza, Yozefu yaramubwiye ati uzanyibuke n'ubu ugeze kwa Farawo. Ariko amaze gusubira mu kazi ke yibagirwa Yozefu. Umwaka urashira, undi mwaka urataha, Yozefu akomeza kuba muri gereza. Yari yarategereje ubufasha bw'umuntu, ariko Imana yari ifite igihe cyayo. Hashize imyaka 2, umutware watangaga divayi asubijwe mu kazi ke. Farawo umwami wa Egiputa arota inzozi zidasanzwe. Mu nzozi ze yabonye inka 7 zibyibushye cyane zuzuye mu ruzi rwa Nili. Nyuma yazo haza izindi nka 7 zinanutse kandi ziteye ubwoba. Izo nka zanutse zirya za zindi zibyibushye, ariko ntihagira impinduka zigaragara ku mubiri wazo. Farawo arakanguka, yongera gusinzira, arota izindi nzozi, abona amahundo 7 y'ingano meza kandi yuzuye. Nyuma yaho haza andi mahundo 7 yumye kandi yangiritse cyane. Ayo mahundo mabi amira ya yandi meza. Farawo akanguka afite umutima uhagaze. Mu gitondo Farawo ahamagaza abanyabwenge bose bo muri Egiputa, abasobanurira inzozi ze, ariko nta n'umwe washoboye kuzimusobanurira. Nibwo umutware w'abatangaga divayi, umuhereza, yibutse Yozefu. Arababwira ati uyu munsi nibutse amakosa yanjye. Abwira Farawo uburyo hari umusore w'umuheburayo wamusobanuriye inzozi muri gereza kandi zigasohora uko yabivuze. Farawo ahita ategeka Yozefu ko avanwa muri gereza, bamwogosha ubwanwa, bamwambika imyenda mishya, bamujyana imbere y'umwami. Tekereza icyo gihe mu gitondo yari imfungwa. Nyuma y'amasaha make yari imbere y'umwami ukomeye wa Egiputa. Icyo ni kimwe mu kimenyetso cyerekana ko Imana ishobora guhindura ubuzima bw'umuntu mu gihe gito cyane. Farawo abwira Yozefu, amubwira yuko yumvishe uko ashobora gusobanura inzozi. Yozefu niyishyira hejuru, ntiyavuze ati ni ukuri ndabishoboye, ahubwo yaravuze ati sinjye, ni Imana yo iri muri njyewe, Imana niyo iri buguhe igisubizo. Yozefu yahaye Imana icyubahiro. Farawo amaze guhuza inzozi ze, Yozefu arazimusobanurira, aramubwira ati izo nzozi zombi zifite ubutumwa bumwe. Imyaka 7 y'uburumbuke iraje, nyuma yayo hazaza imyaka 7 y'inzara ikomeye. Iyo nzara yari kuzaba mbi cyane ku buryo abantu bazibagirwa imyaka y'uburumbuke yabanje. Yozefu niyahagarariye aho, yahaye Farawo inama. Yamubwiye gushyiraho umuntu w'umunyabwenge uzabika imyaka mu gihe cy'uburumbuke kugira ngo izafashe abantu mu gihe cy'inzara. Farawo n'abatwari be bose batangazwa n'ubwenge bwa Yozefu. Farawo aravuga ati twabona he undi muntu nk'uyu ufite ubwenge n'umwuka w'Imana? Ako kanya ahita amugira umuyobozi wa 2 mu gihugu cyose. Yamuhaye impeta y'ubutegetsi, yamwambitse imyenda y'ubwami, amwambika n'urunigi rwa zahabu. Yategetse abantu bose kumwubaha. Yozefu yari afite imyaka 30. Wa musore wagurishijwe nk'umucakara yarabaye umwe mu bantu bakomeye ku isi. Nk'uko Imana yari yarabivuze, imyaka 7 y'uburumbuke iraza. Igihugu cyose cya Egiputa gitanga imyaka myinshi cyane. Yozefu yubaka ibigega byinshi, abika ingano nyinshi, byari byinshi cyane ku buryo byagezaho atakibara. Muri icyo gihe Yozefu yashatse umugore witwaga Asenati. Babyarana abahungu 2. Umukuru yamwise Manase. Aravuga ati Imana yanyibagije imibabaro yanjye yose. Undi amwita Efurayimu, nawe avuga ati Imana yampereye uburumbuke mu gihugu cy'umubabaro wanjye. Imyaka 7 y'uburumbuke irangiye, inzara iratera. Nk'uko Imana yari yarabivuze, ntabwo yibasiye Egiputa gusa, yageze no mu bindi bihugu byinshi harimo na Kanani. Abantu bo hirya no hino batangira kujya muri Egiputa kugura ibiryo. Kubera ubwenge Imana yahaye Yozefu, Egiputa yari ifite ibyo kurya bihagije.
i Kanani naho inzara yari ikomeye. Yakobo yumva ko muri Egiputa hari ingano, ahita ategeka abahungu be kujya kuzigura. Abahungu 10 ba Yakobo baragenda, ariko Benjamini murumuna wa Yosefu asigara kwa se. Yakobo yatinya kumubona nk'uko yari yarabuze Yosefu. Abavandimwe ba Yosefu bageze muri Egiputa bajya imbere y'umuyobozi mukuru ushinzwe ibiryo. Ntibari bazi ko uwo muyobozi ari Yosefu, ariko Yosefu we yahise abamenya. Ababonye yubuye amaso, yibuka inzozi yarose akiri umwana, dore ko bari bamunamye imbere ye nk'uko yari yarabirose, ariko bo ntibigeze bamumenya. Yari yambaye nk'umunyegiputa kandi yari amaze imyaka myinshi ataboneka. Yosefu yavuganye nabo arababaza ati muri ntasi? Nabo baramubwira bati oya databuja, turabavandimwe 12, umwe yarabuze undi asigara kwa data. Ayo magambo yakoze ku mutima wa Yosefu, ariko ntiyahise yigaragaza. Yashakaga kureba niba barahindutse, niba bari bagifite umutima mubi nk'uwari waratumye bamugurisha. Yosefu yabafungishije iminsi 3, nyuma ababwira ko bagomba gusubira iwabo bakazana Benjamini. Asigaza Simewoni muri gereza nk'ingwate, abandi abasubiza iwabo bafite ingano mu ibanga. Yosefu yategetse ko amafaranga yishyuye asubizwa mu mifuka yabo. Abahungu bageze kwa se bamusobanura ibyabaye byose, bamubwira ko bagomba kujyana Benjamini. Yakobo arabyanga. Yakobo yagize ati Yosefu yaragiye, Simewoni nawe ntawe nzi aho ari, none murashaka no kujyana Benjamini? Yari afite intimba ikomeye, ariko inzara yakomeje kwiyongera. Amaherezo byabaye ngombwa ko Benjamini ajyana na bene se. Abantu bose bari batekereza ko ibintu biri kuba bisanzwe, ariko nyuma y'ibyo byose hari umugambi munini w'Imana. Imana yari yarakoresheje ishyari ry'abavandimwe ba Yosefu, ubugome bwabo, ubucakara ndetse na gereza, inzozi za Farawo hamwe n'inzara. Byose byari bigamije ikintu kimwe: kurokora umuryango wa Isiraheli no kumwimurira muri Egiputa, aho wari gukurira ukavamo ubwoko bukomeye. Inzara yakomeje gukomera muri Kanani. Ibiryo bari baraguze muri Egiputa birashira. Yakobo amenya ko nta yandi mahitamo asigaye, ariko ikibazo cyari uko umuyobozi wa Egiputa yari yavuze ko batazongera kumubona batari kumwe na Benjamini. Yuda yizeza se ko azamurinda. Amaherezo Yakobo yemera kumurekura n'umutima ubabaye. Abaha impano nyinshi zo kujyana muri Egiputa hamwe n'amafaranga yo kugura ibiryo. Abahungu ba Yakobo bageze muri Egiputa. Yosefu abonye Benjamini murumuna we basangiye nyina Rasheli, umutima uramukora cyane. Yari amaze imyaka irenga 20 atamubona, ariko akomeza kwifata kugira ngo atahita yigaragaza. Yategetse ko bajyanwa iwe mu rugo. Abavandimwe be baratinya, bibwiraga ko bagiye guhanirwa amafaranga yari yarasubijwe mu mifuka yabo, ariko siko byaje kugenda. Yosefu yabateguriye ifunguro rikomeye, abicaza hakurikijwe imyaka yabo, uko kuva ku mukuru kugeza ku muto. Baratangara cyane, bibaza ukuntu uwo munyegiputa yarazi imyaka yabo. Mu gihe cyo kurya, Benjamini yahabwaga ibiryo biruta iby'abandi inshuro 5. Yosefu yarari kubagerageza, yashaka kumenya niba bakifite ishyari rya murumuna we nk'uko barimugiriye, ariko yaramaze kubona ko bari barahindutse. Bukeye Yosefu ategeka ko imifuka yabo yuzuzwa ibiryo, ariko mwibanga ashyira igikombe cye cya feza mu mufuka wa Benjamini. Bakimara kugenda, bohereza abasirikare kubakurikira, babageraho babashinja kwiba igikombe cy'umwami. Abavandimwe ba Yosefu baratungurwa cyane, bavuga ko uwo barasangana icyo gikombe bamwica. Imifuka irafungurwa, amaherezo igikombe kiboneka kuri Benjamini. Abahungu bose basubizwa kwa Yosefu.
bahagaze imbere ye bafite agahinda kenshi. Yosefu arababwira ati Benjamini niwe usigara hano abe umugaragu, abandi musubire kwa so. Icyo gihe ikigeragezo cya nyuma, ese bari gusiga Benjamini nk'uko basize Yosefu cyangwa bari kumurwanirira? Yuda arahaguruka asobanura Yosefu uburyo se akunda Benjamini, amubwira ko urupfu rw'uwo mwana rwakwica Yakobo. Amaherezo aravuga ati areka njye nsigare mbe umugaragu mu mwanya we. Ayo magambo yerekanye ko bari barahindutse rwose. Yosefu ntiyashoboye gukomeza kwihangana, ategeka abantu bose kuva mu cyumba, asigara wenyine n'abavandimwe be. Atangira kurira cyane maze arababwira ati ndi Yosefu, data aracyariho. Abavandimwe be bahinda umushyitsi, ntibashoboraga kwizera ibyo bumvise. Wa muvandimwe bagurishije imyaka myinshi yarahagaze imbere yabo ari umuyobozi wa Egiputa. Babonye bafite ubwoba, batekereza ko agiye kubahorera, ariko Yosefu arabahumuriza, arababwira ati ntimubazwe nuko mwangurishije, kuko Imana ariyo yanyohereje imbere yanyu kugira ngo ikize ubuzima bwanyu. Aya namwe mu magambo akomeye cyane muri Bibiliya. Yosefu ntiyarebye ibyo abantu bamukoreye, yarebye umugambi w'Imana. Yarazi uko Imana yakoresheje iki bigeragezo bye kugira ngo izane agakiza. Farawo yumvishe ko abavandimwe ba Yosefu baje, arishima cyane, ategeka ko umuryango wa Yosefu uzanwa muri Egiputa, abaha amagare n'ibikenewe byose. Yashakaga ko baba mu gihugu cyiza cya Gosheni. Abahungu ba Yakobo bageze Kanani baramubwira bati Yosefu aracyariho kandi ni umuyobozi wa Egiputa. Mu ntangiriro Yakobo ntiyabyizeye, byasaga n'inzozi kuri we, ariko abonye amagare n'ibimenyetso byose Yosefu yari yohereje, umutima we urazuka. Aravuga ati birahagije, ngiye kujya kureba umwana wanjye mbere yo gupfa. Mu nzira ajya muri Egiputa, Yakobo ahagarara i Berisheba atambira Imana ibitambo. Imana imubonekera nijoro iramubwira ati ntutinye kujya muri Egiputa, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nanjye nzajyana nawe. Aya magambo yari ingenzi cyane, yemezaga ko kwimukira muri Egiputa aribyo biri mu mugambi w'Imana. Amaherezo Yosefu yageze muri Egiputa. Yosefu ajya kumusanganira, barahoberana, bararira igihe kirekire. Hashize imyaka irenga 20, Yakobo yibwira ko umuhungu we yapfuye, ariko noneho yari yongeye kumubona ari muzima. Yakobo aravuga ati noneho napfa kuko nakubonye kandi nkiri muzima. Byari ibihe byuzuye ibyishimo. Farawo aha umuryango wa Yakobo ubutaka bwiza bwa Gosheni, aho niho batuye. Icyo gihe abantu bose bo mu muryango wa Yakobo bari abantu 70. Nubwo bari bake, Imana yari igiye kubagwiza cyane. Aho muri Egiputa niho bari gukurira bakavamo ubwoko bunini cyane. Yakobo amaze gusaza cyane, ahamagaza Manase na Efurayimu, abahungu ba Yosefu, abaha umugisha mu buryo butangaje. Ashyira ukuboko kw'iburyo kuri Efurayimu wari muto. Ibi byerekana ko Imana itajya ikurikiza buri gihe gahunda z'abantu, yahisemo uwo ishaka guha umugisha. Mbere yo gupfa, Yakobo ahamagaza abahungu be bose, abaha umugisha umwe umwe, anavuga ibyari kuzabaho mu miryango izakomoka kuri bo. Aya magambo yabaye nk'ubuhanuzi ku mateka y'ubwoko bwa Isiraheli. Yakobo amaze imyaka 147 arapfa, ariko mbere yo gupfa yasabye ko azashyingurwa i Kanani hamwe na se Isaka na sekuru Aburahamu. Yosefu yubahiriza icyo cyifuzo. Umubiri wa Yakobo ujyanwe Kanani, ushyingurwa mu buvumo bwa Makipera. Nyuma y'urupfu rwa Yakobo, Yosefu yakomeje kuyobora Egiputa. Abavandimwe be bari bafite impungenge ko ashobora kwihorera kubera ibyo bamukoreye, ariko Yosefu yarabahumurije, arababwira ati mwashatse kungira nabi, ariko Imana yahinduye ibyiza kugira ngo ikize abantu benshi. Aya magambo yerekanye umutima wo kubabarira wari muri Yosefu. Abisiraheli bakomeje gutura i Gosheni bafite amahoro, borora amatungo, bahinze imyaka, barushaho gukura no kugwira. Yosefu yabayeho imyaka 110. Mbere yo gupfa yahamagaye bene se n'abakomokaho bose, arababwira amagambo y'ubuhanuzi. Yavuze ko Imana izabasura ikabavana muri Egiputa ikabagera mu gihugu yasezeranyije Aburahamu, Isaka na Yakobo. Yabasabye ko igihe bazava muri Egiputa bazajyana amagufwa ye. Nyuma y'ibyo Yosefu arapfa.
urupfu rwe rwasoje igice gikomeye cy'amateka y'Abisiraheli. Hashize imyaka abantu benshi bo mu gihe cya Yosefu barapfa, ariko Abisiraheli bo bakomeza kugwira cyane, imiryango yabo yarushagaho kwiyongera. Imana yakomezaga isezerano yari yarahaye Aburahamu. Abo bantu 70 bari baje muri Egiputa bahindutse ibihumbi byinshi. Ibi byatumye abanyagiputa batangira kugira ubwoba. Nyuma y'igihe habayeho undi farawo mushya. Uyu farawo ntiyarazi Yosefu, ntiyarazi ibyiza yakoreye Egiputa. Yarebye ubwoko bw'Abisiraheli abona ko bugenda bwiyongera cyane, aravuga ati dore aba bantu babaye benshi kuturusha, habaye intambara bashobora kwifatanya n'abanzi bacu bakaturwanya. Ubwoba bwe bwatumye afata umwanzuro mubi. Farawo yashyizeho abatware bo kubahatira gukora imirimo y'agahato. Abisiraheli batangira gukora imirimo ikomeye cyane, bubakaga imijyi, bateranaga amabuye aremereye, bakoraga amatafari munsi y'izuba rikaze. Ariko uko barushagaho gukandamizwa niko barushagaho kugwira. Ibi byarakaje abanyegiputa cyane. Farawo abonye ko gukandamiza bidahagije, afata icyemezo gikomeye, abwira ababyaza ko igihe havutse umwana w'umuhungu bagomba kumwica, ariko naba ari umwana w'umukobwa bamureka akabaho. Ariko abo bagore ntabwo bigeze bumvira Farawo. Abana bakomeje kuvuka. Farawo ahamagaza abo babyaza, ababaza impamvu batubahirije itegeko rye. Ababwira ko abagore b'Abaheburayokazi babyaraga vuba mbere y'uko abafasha bababyaza babageraho. Imana yahaye umugisha abo bagore kubera kumvira Imana kuruta umuntu. Farawo arakara cyane, ategeka abanyegiputa bose ati buri mwana w'umuhungu uzavuka mu Buheburayo mujye mumujugunya mu ruzi rwa Nili. Iri tegeko ryateye agahinda gakomeye. Ababyeyi benshi babayeho mu bwoba, ariko Imana yari ifite umugambi wayo. Muri icyo gihe nibwo umwana wari kuzacungura Abisiraheli yavukaga. Mu muryango w'Abalewi havuka umwana w'umuhungu. Nyina yitwaga Yokebedi, se yitwaga Amuramu. Yabonye uwo mwana ari mwiza cyane, bamuhisha amezi 3, ariko igihe cyarageze batagishobora kumuhisha. Nyina wa Mose afata agaseke, agasiga ibumba kugira ngo katinjiramo amazi, ashyiramo umwana, agashyira mu byatsi byo ku nkombe y'uruzi rwa Nili. Mushiki wa Mose yitwaga Miriyamu ahagarara kure kugira ngo arebe ikigiye kuba. Byasaga naho uwo mwana yaragiye gupfa, ariko Imana yari iri gukora umurimo wayo. Muri uwo munsi umukobwa wa Farawo aza koga muri Nili, abona ka gaseke, ategeka ko bakamuzanira. Akafunguye asanga harimo uruhinja ruri kurira. Amugirira impuhwe, amenya ko ari umwana w'Abaheburayo, ariko ahitamo kumurera. Miriyamu ahita abaza umukobwa wa Farawo ati ngushakira umugore w'Umuheburayokazi uzonsa uwo mwana. Umukobwa wa Farawo arabyemera. Miriyamu ahita ajya guhamagara nyina wa Mose. Biratangaje, umugore wari waratakaje umwana we niwe wahise ahabwa akazi ko kumurera, kandi atangira no guhembwa. Imana yari yaratangiye kurinda Mose. Mose amaze gukura, nyina amujyana kwa mukobwa wa Farawo. Abo mwana we yiga ubwenge bwose bwo muri Egiputa, yiga gusoma no kwandika, yiga ubuyobozi, yiga ibya gisirikare, akurira mu ngoro nk'igikomangoma, ariko ntiyigeze yibagirwa ko ari Umuheburayo. Mose amaze kuba mukuru, ntiyagiye gusura ubwoko bwe. Yabonye uko Abisirayeli bakandamizwaga, yabonye imibabaro yabo. Mose umwe yabonye umunyagiputa ari gukubita Umuheburayo, ararakara cyane, areba impande zose abona nta muntu uhari. Yica uwo munyegiputa amuhisha mu musenyi. Bukeye Mose abonye Abaheburayo 2 barwana, ashaka kubunga. Umwe muri bo aramubwira ati ninde wakugize umutware cyangwa umucamanza? Urashaka kunyica nk'uko wishe umunyegiputa? Mose amenya ko ibyo yakoze byamenyekanye. Farawo nawe arabyumva, ashaka kumwica. Mose arahunga, ava muri Egiputa ajya mu gihugu cya Midiyani. Mose ageze muri Midiyani, afasha abakobwa b'umutambyi witwaga Yetiro.
nyuma ashakana n'umukobwa wa Yetiro witwaga Sipora, babyarana umwana. Mose aba umushumba, imyaka 40 yose ayimara aragira intama mu butayu. Wa mugabo wari wararerewe mu ngoro y'umwami aba umushumba usanzwe, ariko Imana yari iri kumutegura. Mu gihe Mose yari mu butayu, Abisirayeli bakomeje kubazwa n'ubucakara, baratakaga, barariraga, basabaga Imana kubakiza. Bibiliya ivuga ko Imana yumvishe gutaka kwabo, yibuka isezerano ryabo yahaye Aburahamu, Isaka na Yakobo. Igihe cyo gutabarwa cyari kigeze. Mu gice cyacu cya kabiri tuzareba ko Imana yabonekeye Mose mu gihugu cyaka umuriro, uko yamuhamagaye ngo ajye gukura Abisirayeli muri Egiputa, n'intangiriro y'urugamba rukomeye hagati ya Mose na Farawo. Reka bashimire mwebwe mwakomeje kubana natwe mu mwanya utari woroshye. Wadutera inkunga ukadushyigikira ukoze subscribe, ndetse ukadusangiza abandi ku magurupe ya WhatsApp, tanga igitekerezo ndetse na like. Reka mbifurize ibihe byiza, nawe ikiganiro cyacu gitaha. Imana iha umugisha buri muntu wese ugiye kumva ikiganiro kandi akagisangiza n'abandi. Naho ubutaha. amasezerano yawe iwakunda kugutegereza yabasha gukorwa n'ikimwaro amasezerano wampaye azambaye mama wabanje kunkunda siga byose ushakashaka wabanje kunkunda wabanje kunkunda ugasiga byose ushakashaka wowe w'igiciro zagukorera b'imbata yawe satani cyangwa abadayimoni si ibihendo byayo ziko bitazabura kuza
twenyine iby'abashaka iby'abashaka twese iby'abashaka